turasoma igitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya gatatu, dusome umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu, dusimbuke tujye kwa 9. Samweli igitabo cya mbere igice cya gatatu, umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu, dusome n'umurongo wa 9. Hari ijambo rivuze ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka, aho isanduku y'Imana iba. Dusome umurongo wa 9. Handitse ngo niko kubwira Samweli ati, genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti, Uwiteka avuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yari ari. Mwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye gukomeza ijambo twizeho rivuga umuryango wo mu mwuka. Mara kuryigisha, umwuka w'Imana yakomeje kumata kurikomeza, amanandi mayishurirwa ariyo tugiye gusangira akakanya. Amen. Spiritual family. Ubushize twari turi kuri introduction, dukomeje kuri titre ivuga ngo umumaro w'abakuyobora n'ababyeyi bo mu mwuka. The role of spiritual mentors and parents. Yesu ashimwe cyane. Dusomye amateka y'umuhanuzi Samweli. Uyu munsi turi ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2018. Itariki 16 z'ukwa karindwi mu 1054 niho itorero rya mbere ryacitsemo ibice bibiri. Murumva ukuntu history ihura. Uyu munsi bucya bwaho mu 1054 bwakeye abantu bicamo ibice bibiri ngo twe turaba Kristo bo muri East, abandi bo muri West. Niki cyateye ibyo bintu? Ntibarezwe mu mwuka. Dusomye amateka y'umuhanuzi Samweli, mwumva ukuntu ngo byari bimeze. Ngo muri icyo gihe Samweli yakuriye mu nzu y'Imana. Amajije gukurira mu nzu y'Imana, bakuze ijambo ry'Imana ari ingume. Ijambo ry'Imana ngo icyo gihe ryari imboneka rimwe mu Kinyarwanda cyuzuye. Ryari imboneka rimwe, nta YouTube bagiraga, nta radio bashyiraga ngo wumve ijambo ry'Imana, nta televiziyo bashyiraga ngo ubone umwevangeliste, mbega n'abatambyi bye byararangiye kuko ngo na Eli yaratangiye gusaza, atangiye guhuma. Icyo gihe ngo no kwerekwa bye byarahagaze, nta mazima z'Imana zakoraga icyo gihe. Umva igihe Samweli yararimo. Samweli ngo ariko iyo yajyaga kuryama ngo yaryamaga mu nzu y'Imana, aho isanduku y'Uwiteka yabaga. Samweli ngo yararaga aho isanduku y'Imana yabaga. Mu magambo, Samweli yari yegereye isezerano ry'Imana. Samuel was close to the covenant of God. Ariko igitangaje, Imana imuhamagara ngo ntabwo yamenye ko ari Imana imuhamagaye. You need a spiritual mentor. Ukeneye umuyobozi mu mwuka and the parent. Samweli bimaze kumucanga, umva ahantu yararaga. Ufite amasezerano wegereye kuzaba umuvugabutumwa mwiza, wegereye kuzaba umuhanuzi, wegereye kuzaba umuvugabutumwa, wegereye kuzaba pastor, wegereye kuzaba evangelist international, wegereye kuzaba umuhanzi w'Imana. Abantu bakavuga ati koko uyu muntu afite amavuta y'Imana. Ariko without a mentor there is a problem. Ngo Samweli ahageze yumva ijwi ry'Imana yamuhamagaye. Ntabwo yamenye ko ari ijwi ry'Imana, ngo gusa yaritabye agenda asanga Eli. Eli yashize umwana agiye bwa kabiri bwa gatatu agarutse. Eli umva amagambo yamubwiye, ijambo ririmo ishurirwa sha. Aramubwira ngo genda niyongera guhamagara umubwire ngo Uwiteka nditabye. Kuko ngo Eli yaramaze kumenya ko ari Imana irimo iravugana n'uwo mwana. Tuvuga iyo Eli abaza kuba adahari, Samweli kuvuga ko ari iki kivugana nawe. The absence of parents in spirit bituma abantu badasobanukirwa.
Samweli iyo aza kuba atabana na Eli, ahari Imana yari kumuvugisha akazajya gukina n'abandi bana batangiye gutera sitara akabati ngewe iyo ndyamye hari ikintu kimpamagara nanze kucyitaba wasanga ari abadayimoni, akaba atokesha kandi ijambo ry'Imana rero rimusanga aho yari ari. The absence of mentors. Paulo yandikiye Abakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo waho wa 15 twarahasomye, yaravuze ngo muri Kristo nubwo mufite abayobora benshi, mufite umubyeyi umwe ari we jyewe wababyaje ubutumwa bwiza. We have mentors here. Dufite abantu batuyobora ariko ukeneye umubyeyi mu mwuka, kuko igihe uzabura umubyeyi mu mwuka nta kintu uzigera ugeraho. Tuvuge yaba Eli atarahari ku bwa Samweli, Samweli ntiyakuzavamo umuhanuzi, ariko ngo yavuyemo umuhanuzi avamo umutambyi avamo n'umucamanza. Triple. Uyu Samweli arazamuka ngo agiye kurangiza urugendo rwe, yahagaze imbere y'abantu, imbere y'igihugu cyose, aravuga ngo ninde muntu muri mwe gunshinja? Abisirayeli bose bavuga ati twe ntacyo tugushinja. N'Imana yamubwira ati Samweli ntacyo ngushinja. The presence of parents and mentors in your life. Tujye ku itorero ry'i Korinto. Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto izi nzandiko dufite ebyiri. Itorero ry'i Korinto bari abantu bafite umwuka wera, my friend. Kugeza ubwo n'umwevangeliste nkanjye arazaga akabwiriza, ntabwo arindaga gusoma Bibiliya uko dusanga tuyisoma, yahitaga ajya mu mwuka agasoma mu ndimi, namwe mukabyumva mu ndimi, mugaterera mu ndimi, mukazikiza mu ndimi, bakabwiriza mu ndimi, amateraniro akaza kurangira mu ndimi gusa. Baza umva uwo mwuka, nta ndwara yabavogeraga i Korinto. Reka turwaye twese warinjiye hagati ko mbona ufite ka gripe, sohoka mu izina rya Yesu, ugahita winjira uri muzima ukajya muri korari uhumeka neza. Ariko baza kwinjirirwa n'utuntu tutari twiza, batangiye kuzajya bacuranwa ku ifunguro ryera, batangiye kuzajya baterana amatiku, abakire bajya ukwabo n'abakene bajya ukwabo, kandi izo mpano zikora. Paulo iyo bataza kugira umubyeyi mwiza nka Paulo ukomeye mu mwuka, bari kuzapfa ndetse bagapfa nabi. Niwe bandikiraga bahugura akababwira ngo bana banjye nkunda beza, impano muzikoreshe neza ku murongo. Umwe ajya hano, umwe navuga mu ndimi ndasobanura, ababwira uburyo zikoreshwa neza, ababwira uburyo bagomba kuzajya baca urubanza ku muntu washwanye n'undi, ababwira uburyo bagomba kuzajya bajya ku ifunguro ryera. Ibyo byose bari bafite imbaraga z'Imana muri we, bafite amasezerano, baririmbaga, barababwiriza ubutumwa. Iyo batagira umubyeyi mu mwuka, impano z'Imana zari kubishaho kugira ngo zibakize. Presence of a mentor and a spiritual parent in your life. Yesu ashimwe cyane. Uwa gatatu mbabwiraho ni umuntu witwa Timoteyo. Dufite inzandiko ebyiri Paulo yandikiye Timoteyo. Amaze kuzimwandikira Timoteyo yari ahantu hakomeye cyane. Izi nzandiko ebyiri yazimwandikiye Timoteyo yaramaze kuba bishop cyangwa se umwepiskopi w'itorero ry'Abefeso. Abefeso murabasoma ko ntabwo muzi ukuntu bameze. Uzasome Abakorinto ba mbere 15:32. Paulo yandikiye aba bana baravuga ngo nimba nararwanye n'inyamaswa muri Efeso. Ahantu Paulo yageze akavuga ngo si ntabwo ndimo ndarwana n'aba bantu, najya ngo ndihanganira, hano nahuye n'inyamaswa. Paulo avuga ati tik aho ngo muri Efeso rwose ni inyamaswa nahuye nazo. Muri Efeso nushaka kumenya amateka yaho, uzasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 19, Acts chapter 19. Ku murongo wa 13 wumva ukuntu muri Efeso hari hameze, wumve ngo na Timoteyo n'ugomba kuyobora itorero rya. Uyisomye umurongo wa 13 uwasanga ko muri Efeso habaga abantu bita inzererezi. Ngo Paulo ageze muri Efeso atangiye gukora ibitangaza akiza abarwayi, ngo aboneka inzererezi, aravuga ati biriya bintu tugomba kubikora mu izina rya Yesu. Bajya ku idayimoni rye ryarigize hatari, baravuga ngo wowe uravamo mu izina rya Yesu Kristo uwo Paulo avuga. Dayimoni yahindukira avuga ati mwebwe uwo Paulo ndamuzi na Yesu ndamuzi, mwebwe muri bande tuvugana? Ngo idayimoni ngo ryarabakubise imyenda bacikiraho. Ngaho mbwira kuyobora itorero riri ahantu amadayimoni akubita abantu imyenda ikabacikiraho ukuntu hameze. Umva karakteri ya mbere muri Efeso. Iya kabiri nusoma 19 umurongo wa 18 kugeza kwa 19. Niho hantu hiberaga abapfumu n'abakonikoni bari pro, ba professionnel. Ngo barababwirije, bamaze kubabwiza ngo barihana,
ntabwo ari bandi bateraga inzuzi hejuru n'uducuma, wapi, bo bazanye ibitabo baravuga ati twe turemeye mutwige ibitabo. Bari abapfumu bari dokimante, basomye my friend. Heka ibingi usanga bari mu tuntu tw'utuzu tudaciriritse. Bari abantu bari pro, bafite ibitabo bakubwira ati umuze gusoma igice cya kangahe mu gitabo cyacu uraza guhura n'imyuka yindi. Aho hari muri Efeso ngo ni Timoteyo hayoboye. Igice cya 19:35 hatwereka uburyo aho hantu muri Efeso niho hantu habaga ikigirwamana cyitwaga Arutemi, mu cyongereza bacyita Diana. Iki kigirwamana ngo niho cyarindwaga, ngo niwo murwa mukuru waho cyabaga, mbega niyo headquarter yaho cyari gituye. Ngo ndetse ngo n'ikigirwamana Zeus niho ngo babikaga ibimenyetso cyatanze. Abarebye amafilime za Clash of the Titans murabizi ko Zeus bayivugamo. Iyo Zeus rero ngo niho bayirindiraga muri Efeso. Mbwira uwo mujyi ngo ni Timoteyo ngo uyoboye itorero ryabo. Karakteri ya 4 umurongo wa 32 niwo mujyi wiberagamo abantu batazi biva niyo bijya, akavuyo gusa. Ngo Paulo ngo haje umwivumbagatanyo, abantu batangiye kwivuriyanga, baramubwira ngo Paulo ntubajyemo, ngo kuko benshi bari muri bo ngo nibazi niyo biva. Bari abantu biberaho ngo bakumva akavuyo gateye bagatera hejuru. Wabaze se muri mu biki? Ati ngewe nabonye abandi baza ahanganye ntabwo mbizi. Ngo bambwira itorero riri aho hantu ngo Timoteyo ariyobore. Without a mentor, without a spiritual parent, yari gupfa. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, mbene aho hantu aho ngaho uri, abakobwa ujye ubahugura nka bashiki bawe, presence of a mentor and a parent. Abo bantu ujye ubahugura nka bashiki bawe, abagore ubahugure nka ba mama wawe, abapapa bakuruta ubahugure nka ba papa wawe. Yandikira Timoteyo aramubwira ngo kuko muri iyo minsi bazishakira abavuga butumwa bahwanye n'ibyo bifuza, uzabitwaremo gutya na gutya na gutya. The presence of a spiritual parent in the life of Timothy. Nubura umubyeyi mu mwuka uzandagara aho hantu, ntabwo Timoteyo yari kuzashobora. Ngaho muzasoma Efeso 6:12 wumva ibintu Paulo yabwiraga itorero ryabo. Yarababwiye ngo nimugikirana n'ibyambaye umubiri n'amaraso, mukirana n'iby'imyuka yo mu kirere. Umva itorero ahantu riri, without a spiritual father you are zero. Umva imyuka yabwiraga Efeso ngo aho hantu muri rwose bifite ubutware, birategeka. Cyangwa uyu munsi Imana ikaguha umubyeyi mu mwuka. Aho ndangiriza, in the place of power. Iri jambo twararyize mu minsi yashize, in the place of power. Ijambo ry'Imana twereka Samweli na Dawidi. Dawidi yasizwe na Samweli amavuta, birarangira. Igihe ngo bari ku musozi Irama, bari mu mutwe w'abahanuzi ngo na Dawidi ari kumwe na Samweli. Ingabo zaje zihiga Dawidi wenyine, nizaje zireba ba Samweli n'abandi. Ngo zihageze bakizireba gutya ziratsindwa. To be together with a spiritual father or a spiritual mentor make you powerful, not because you are powerful but because David yabonye dominion over the enemies, atari uko ari ufite izo mpano zose. He was close to a spiritual man. Jesus is the father of the fathers. Yesu ni umushumba w'abashumba bose, niwe mwungeri w'abungeri. Niyo mpamvu abantu benshi batemera izi nyigisho, kuko ngo bajya kumva ngo zimo ziravanaho Kristo. No, Jesus is still the father of the fathers. He is still the mentor of mentors, and he is the king of kings. Reka dusenge Imana mbahereza urugero rutoya. Imana ishimwe mu itorero ryacu mo duaye na duaye. Aba bantu ni mu bitabayobozi n'abayobozi, ariko na padiri nawe ni umuyobozi.
tubaha ibitekerezo ngo babitujyanire kuri padiri, ariko si uko abuze umunwa ngo ugende nawe ugire gute ubivuge. Uzamusanga mu nzu umubwira ati padiri ndabona imigati idahagije, umubwira ati ndabona imigati idahagije, azakumva. Ariko hari igitekerezo uzajya kujyana avuga ati igitekerezo ntabwo nzi uburyo nakivuga. Duwaye mwaza dutumiye inama y'abayobozi mwangiza mukabatubwirira ko kawunga isigaye irura. The presence of another leader, umuntu yakuruta mu mwuka bakuruta my friend. Aba bayobozi baho dushyiriyeho si uko twe twabuze iminwa yo kugenda ngo tuvuge ikibazo cyacu kwa padiri, no, they have their role in our life. Hari icyo bashinzwe gukora, ndetse no kugira ngo nkore ibintu byinshi muri iki kigo nshobora kujyana abanza ngo nkabwira Duwaye se Duwaye ibi bintu padiri arabyemera. Duwaye akambwira ngo kugira ngo azabyemere vana maka wongere maka azabyemera. So you need a spiritual parent, you need a spiritual mentor. Itorero rya mbere ryasenyutse ku munsi w'ejo ku itariki 17 z'ukwa karindwi 1954, nubwo bamwe bari mu kuri abandi mu binyoma. Kugira ngo bigende gutyo nuko habayeho the absence of mentors and parents, bituma habaho separation. Itorero ry'Imana kugira ngo muri imyaka rikomere ndetse rizakure rigera ahandi kure cyane, we need to be mentored by our elders. Ndangiza reka mbabwira ibanga ngo Eli yaragize gute, yarashaje atangiye no guhuma. Hari abayimo bararangiza urugendo ariko abo bazabasimbura ababaye ku birenge by'abahanuzi, they will grow prophet. Ababaye ku birenge by'abatambyi bazakura ari abatambyi. Ugomba kugira umubyeyi mu mwuka rero. Ingeso ze zananiye Abakorinto zavuwe ku bw'inama z'umubyeyi mu mwuka.